turabasuhuje aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Abo ku migabane itandukanye, Aziya mudukurikiye, Amerika mudukurikiye, ndetse Amerika y'Epfo namwe mudukurikiye, Uburayi mudukurikiye. Imana ikomeze kubana namwe, ibaha amahoro n'imigisha. Ntabwo twakwirengagiza East Africa. Dusuhuje abo muri Tanzania badukurikiye, dusuhuje i Burundi, dusuhuje muri Congo, dusuhuje ndetse no muri Uganda. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Reka nanone dusuhuze rero abo mu gihugu cyacu twicayemo cy'u Rwanda. Uwiteka akomeze kubarengera. Dusuhuje abo mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Imana ikomeze kubarengera. Dutangireho gahunda y'iki kiganiro. Tunezezwa cyane nuko aho muherereye hose mudukurikira, mugashyiraho komenti ku biganiro tuba twabatekerejeho kugira ngo twese dufatanye kuzamura uyu murimo w'Imana. Uwiteka akomeze kubana namwe. Ngiye gutangira mpa mugenzi wanjye umwanya abasuhuze ndetse anabibwire. Nanjye ubabwira nitwa Karasira Didier. Uwiteka akomeze kubana namwe. Ni karibu. Murakoze cyane. Ndabasuhuje cyane mwese mudukurikiye kuri DK TV show. Turabasuhuje cyane. Amazina yanjye nitwa Brigitte twagira Imana. Habanje kuganira namwe ndetse na Didier. Imana ibaho umugisha cyane kandi turakwakira n'ukuri kuri channel ya Karasira Didier aka DDK. Rero n'ukuri muri aka kanya natangira nguha umwanya kugira ngo utubwire amava mutima wawe cyangwa se utubwire kuri content ijyanye n'indirimbo muri iyi minsi wowe ubibona ute? Amava mutima yanjye bwa mbere ndanezerewe kandi ndagushimiye cyane. Kandi iyi channel nyisabye umugisha. Amen. Abantu bose bayikurikiye dukore subscribe. Njye narayikoze. Namwe nimukore subscribe. So mbashije ku kigendanye n'indirimbo. Yego. Indirimbo dukoresha zo mu gitabo se cyangwa indirimbo zo zisanzwe z'amakorari z'abahanzi. Mu by'ukuri reka noneho nahuranye. Muri iyi minsi dufite uburyo turi kubona indirimbo ziza. Yego. Buri munsi urufaya rw'indirimbo, buri kanya indirimbo yaje ukabona iyi ngiyi yaje. Buri wa gatanu na buri wa kane. Buri wa gatanu noneho by'umwihariko cyangwa muri weekend. Ese nibyo bigezweho cyangwa nanjye nibyo ndi kwibaza. Noneho nkavuga ngo ese kubijyanye n'indirimbo wowe iyo ubirebye ubona indirimbo z'uyu munsi n'indirimbo za kera, sibyo? Wabiha amanota angana iki? Kuko ujya kubona ukabona indirimbo uyu munsi yaje, ejo haje indi, ariko wajya kure ugasanga ya ndirimbo nyine hari se. Navuga ngo biranezeza ariko nawe uraza kutubwira uko ubyumva. Yego. Njye mbona ari iterambere turimo ryiza kandi iterambere rifite imbaraga, rifite aho riri kutuvana naho riri kutujyana. Wowe ku ruhande rwawe ubibona ute kubijyanye n'indirimbo, amakorari ntago ari zo mu gitabo ahubwo iz'amakorari, abahanzi, ubibona ute muri iyi minsi? Uko zikorwa gute? Ese wowe ubona ubyishimiye? Ikibazo kiragoye. Iki kibazo kiragoye cyane. Ndagira ngo ubohoke nyine tukiganireho. Bambajije nkanjye Brigitte ariko muri comment namwe muragenda mwandika uko mubyumva. Reka dufate guhera nko mu 1800 yego kugeza wenda nko muri 2000. Izo ndirimbo turajya kwa dusange amakorari twari tuzi cyane nabatwara mucyo, abagenzi, abakurikiye nabo baje nyuma gato. N'abanyuma kuko naba muri 1993 na za ambassadors. Reka turebe kuri izo ndirimbo za abasaruzi, abatwara mucyo nandi hano mwami n'abagenzi. Iriya njyana bacurangaga ubundi ngiyo bajyaga muri studio Didier ngo waragendaga ukaririmba. Iyo wabyicaga ntabwo wasubiragamo. Ndabyibuka nayo natwe system twayikoze abakurikiye Yesu. Abakurikiye nabo urumva ko ari abace. None mwamara kuririmba umucuranzi baga yaracuranze. Yacuranga mwe mukagenda mukaririmba mukahava indirimbo yanyu bashatse bahita banayi. Mufashe muri ako ngaho. Ndabyibuka 98 ntabwo umucuranzi yabaga yaracuranze. Kuko ibintu bya recorded bya semi live byari bitaraza. Ntabwo byari bizwe. Uvuga ngo umucuranzi yarazaga agatereka inanga hariya, namwe mukaba muri hano mwese ku murongo umwe, abantu nimba tenari mwese muhagaze. Nimba tenari iririmba ari abantu 10 bajyaga kuri mikrofone imwe.
aruto n'imbiririmba n'abantu 10 kuri mikrofone imwe ugasanga nka twahuzuye hose noneho tukaririmba buri muntu mwijwi hagira umuntu wicaka ubwo nyine bagahita bahagarika twenya tugatanga ubwo se n'ibyatumaga urabona muri korali hari abafite intege nkeya hari abaririmba cyane twita abatitireri bose namwe muraza mwandike muri comment mutubwire uko muba mubyumva iyo mubonye abantu babasubiza inyuma bari abantu bose ari abatitireri ari abaki bose bajyaga ku murongo igihuru nta murimbyo wasigaraga cyangwa ndumva ahubwo nk'umutoza wabaga ariho icyo gihe yagombaga wenda nko guhitamo nka 4 bahagarariye ijwi reka rero ngusetse ibyo byari bitaraza iyo ni tekinoloji iri kuza ubu ariko kera uko ni ukuri nguhaye kuko watangira muri za 80 kuva muri za 80 no kugera 98 cyangwa muri 2 hariho system yo gukora ukinjira muri studio mwarize mwese uri kunyumva neza noneho mwese uko mwize mukinjiramo mugasora amajwi rimwe nta ukocoye nta ugize gutumva twararepetaga cyane so ariko uyu munsi rero niyo mpamvu nazanye iyo challenge kugira ese tuganire ese ibyo bintu byari byiza kuruta uyu munsi rero ngewe abari dukurikira baza kutubwira uko bimeze muri comment ngiye ku giti cyanjye ziriya ndirimbo zo kugeza icyo gihe twageze muri 2003 wenda zifite ukuntu amajwi yabaga ameze byari byiza by'icyo gihe yego ariko nyuma duhere wenda 2003 kugeza nka 2015 niba ari uko ari bwo radijwi ry'ibyiringiro yari je tukajya twumva indirimbo noneho zicuranze ukuntu zicuranze ubu ngubu barashyiramo amagitari bagashyira amasembari bagashyiramo ukumva ibintu byabaye byinshi none abagiye kuririmba ukumva ntabwo uri kumva amajwi neza ahubwo uri kumva ya muziki nge rero nkumva rwose uriya muziki w'icyo gihe ari wo wari umbereye mwiza n'ubu ngubu ariko ni mwiza muri gukora neza ariko bari bambajije namwe murabyumva ngewe ngereranije uyu munsi dufite ibintu kuko bitari bimenyerewe muri kiriya gihe yego ariko nanone nkibaza ngo iyo ushatse kuvuga gutyo umuziki niwo kibazo cyangwa amajwi se ubikombinye byose mu by'ukuri urebye ubutumwa ese ababyumva b'iki gihe uburyo iby'iki gihe byubaka imitima y'abantu uyu munsi niko ibya kera byubakaga imitima watubwira mu by'ukuri icyo gihe rero navuga ngo nta ngoma itagira bubu kuko nko muri kiriya gihe muri za 70 80 90 tukaza n'inyuma yaho gatoya hari ukuntu abantu navuga ko batari bavuze cyane ntabwo abantu bari bahuze bo bari bafite n'umwanya wo kugenda noneho bakanasoma bakandika basomye bakajya mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi uzumve nk'indirimbo z'ayo makorari navuga kuze nakubwiye hari akarimo kamwe wabuzi wenda tukirefereho reka dufate nko mu ndirimbo zandi hano mwami yego urumva baragenda kakandika nk'igice cya Bibiliya yego noneho muzubu ngubu iyo uzi imirongo ibiri yo muri Bibiliya uragenda uyihuza n'ubu buzima ugasanga ntago ugasanga wize imibare ikuremereye ariko indirimbo irahitwa imibare wumve ko noneho icyo gihe ntabwo bari abantu bakuru bari bafite umwanya wo gusoma bari bafite umwanya wo kwicara bakiga ariko bitandukanye na generation ziri ubu turahuze ariko se aho ntemo ikibazo nibaza ko n'abadukurikiye bazagira ibitekerezo baduha ndibajije kuba bakera barabonaga umwanya n'igihe nicyo cyatumaga se bagiraga amajwi meza aruta y'ubu oya nahereye kuri mu buryo bw'ubutumwa ubutumwa twari dufite kiriya gihe korali zararimba gukumva ni message iremereye ni message ifatika bahaye abantu ariko ubu ngubu bitewe n'uko iyi generation turahuze nabo bantu baza kumva ibyo bintu ni babandi n'ubundi baza kwibwira n'abahuze nabo ugasanga indirimbo imirongo ibiri irahagije amajwi urumva amajwi yo byarahindutse abantu b'iyi minsi rwose niyo atagiye muri studio
ari live yabaye ya concert runaka uba wumva amajwi ameze neza aruta ya za studio za kera. Yego niyo mpamvu nakubajije ngo se amajwi ya kera n'ay'ubu wabihuza ukumva bifite ireme rimwe. Amajwi y'ubu ngo ari abana ari abakecuru haje urumva iterambere haje tekinoloji muri make, iterambere rimaze kuza bize n'uburyo bwo gukora amajwi, biga n'uburyo bwo kuririmba. Okay, duhereye nayo kuri ya ndirimbo waririmbye Saraje, tukaza no kuyo waririmbye n'icyashya mufite ubu ngubu uririmba, ntabwo ari wowe. Turabonamo badidiye babiri. Urumva mwiza uburyo bwo kunoza ryajwi, mwiga n'uburyo bwo gutwara ryajwi kinyamu. No kurikodinga ubu ngubu reka nanjye Didi yatubwiye uko kera bari kodingaga. Ubu nanjye reka babwire uko turi kodinga. Yego wongerejwe. Ubu ngubu turarepeta. Yego. Turepeta muri korali. Twamara kurepeta abaririmbyi bose babemerewe kujya muri studio. Uretse ko ari amakorali bitewe n'imbaraga nkeya cyangwa se n'umwanya w'abantu bamwe na bamwe muri studio hajyayo bake, cyangwa se bitewe n'amasaha kuko korali nyinshi ziri kodinga mu masaha ya nijoro. Urumva ntabwo waba ufite umwana uje kurara muri studio. Noneho twebwe tugiye kuri kodinga kuri abo bari kodingaga soprano ikajya kuri mikoro imwe, alto ku yindi mikoro, baze ku yindi na tenari ku yindi. Oya twebwe noneho buri wese ajya kuri mikrofone ye. Noneho ya majwi mukayahuza, ntabwo twe duhita tubitahana. Twebwe cyakoze icyo dukora turaririmba, baduhaye umuziki tugeragerezaho twawuririmbiraho, ariko indirimbo ari byo nakubwiraga bitandukanye na bya bindi, izirimo amakitari, ikazirimo amasaxophone, ikazirimo n'ibindi natwe tutazi twasobanura ko twumva uwo muziki ni mwiza. Bitandukanye na cyagiye twe twumvaga ko piano ihagije, gusa bikabirangiye irakugeraho. Muze kumva ziriya ndirimbo zo guhera 2003 kugeza 2015. Yenda urugero nka indirimbo bakurikiye se bari bafite ivuga ngo imbere hari inyanja mu mpande imisozi, naho inyuma ni farawo n'amagare y'ingabo ze. Urumva iyo ndirimbo twayirikodinze, kunyumva twayirikodinze, umucuranzi ari hariya, natwe turi kuri stage, ahita kubita ndandandanda, tuba turatangiye turirimbye, turasoje, indirimbo birarangiye. Tuyiririmbye rimwe inshuro imwe gusa. Naho uyu munsi hariho tekinoloji nyinshi nk'uko wabivuze nibyo, ariko se nkibaza kuki izo ndirimbo za kera noneho twabasha kuvuga ngo reka tuzigeranye n'iziki gihe. Izo ndirimbo za kera nje n'impamvu nakomeje gushimangira ko arizo nziza ari nazo nkunzi. Muzarebe n'abano bantu basige bahuza indirimbo. Yego. Iyo bagiye guhuza indirimbo nko mu bitaramo byinshi bitandukanye, bahuza indirimbo mu za kera. Abo nkibaza ese uko indirimbo za kera zarambaga, indirimbo yo muri 2000 uryo dufate iriya ndirimbo yitwa ngo Igihugu yakorara bijuru, nkumbuye igihugu nabwiwe kiza kiri iriya ndirimbo uyiririmbye iki gihe ni nziza cyane, ni nziza cyane. Ariko ugiye kureba iyo bakoze ubu simbizi wenda baraye. Noneho rero navuga ngo abantu rero ushatse kuvuga yuko ziriya ndirimbo zari zifite ubunyunyusi, zari zifite ese uwagucarengingaho gato nta kibazo. Akantu ushaka kukubaza, aho ntiwasanga indirimbo za dufite uyu munsi ari uko ziri guhura n'izindi nyinshi zicarenginga? Kuko urugero nguha nk'iyo ndirimbo uvuze nkumbuye igihugu nabwiwe, sibyo? Naguha n'izindi zagiye zirimba kandi zigakundwa. Uyu munsi wayiririmba ngo yandiri wabyumvise. Turebe ku ndirimbo zababwire Yesu, twe kujya kure. Zire ndirimbo zababwire Yesu wongere uzumve, Kanani, Ifaranga, ni indirimbo turebe indirimbo zakora z'amakorali Kaciri icyo gihe yari iri hejuru mu buryo twavuga isezerano ry'umwami Yesu n'umugeni. Reba izo ndirimbo z'icyo gihe, nujya kureba mu ziri kuzu uribaze se kuki ziri kuzu ubu ngubu. Reka nkoreshe zitari gutwara imitima y'abantu. Reka nkoreshe terme twese tuyiziranye, uzita zizima. Kuki zizima vuba zitaramba kandi ziriya za kiriya gihe
ntabwo nyifitiye igisubizo. Abantu muri comment mutubwira ikibazo dufite. None na Didier nta gisubizo afite uko ndi kumuri. Igisubizo ndagifite. Banza ukimbwire mbere yuko mutubwira nawe nabanza tubwire. En fait je ko mbibona ntandukanye nawe. Hari uburyo bumwe. Indirimbo kugira ngo ubundi kundwe nuko ihabwa umwanya. Ukayumva, ushaka kumva indirimbo uyu munsi ntago tuzi bizunga urimo. Sibyo? Ushaka kuyumva uguruka, wiruka, uri mu kazi, uri muri ekuteri, abumvira mu maradiyo y'imodoka, sibyo? Yego. Indirimbo kayumva. Mu by'ukuri kumva indirimbo iraryoshye. Hari umuntu wakina indirimbo akatubwira ati indirimbo numva itaryoshye. Yego. Uwazatwandikira. Zirahari. Impamvu rero mvuga ko indirimbo z'iki gihe zinaryoshye no kuruta za kera nuko mu by'ukuri iyi ndirimbo nubwo wayikinnye udahugutse. Ntabwo ari yo mpamvu. Mbaretse gato ngiye ndi kuguha challenge yanjye. Yego. Uko nge mbibona iyi ndirimbo wabanje kuyikina udahugutse. Iyi ndirimbo uyikina uri muri rwinshi cyane. Sibyo? Noneho nta n'umwanya wabonye wo kongera kuyisubiramo. Wayikinnye nibyo wanayumvise. Ejo uzanayumva mu gitaramo. Ariko ubundi witabira ibitaramo bingahe kugira ngo indirimbo uzongere uyumvemo. Ako ni kamwe. Icya kabiri uyumvise uri mu kazi kenshi ku buryo nturi bubone undi mwanya uri bubone harabahaje indi ndirimbo nshya. Nayo yigeho. Nese no kubera ko se amakorari yabaye menshi ko kiragiye ari amakorari. Naho nari ngiye kugera. Icya kabiri rero indirimbo za kera ntago ari uko ari nziza kuruta izuba. No kubera iki? Nta nubwo zifite amajwi meza kuruta ay'iki gihe. Nta nubwo zari kodingwaga neza kuruta iki gihe. Sibyo? Ahubwo impamvu reka nyibahereye. Nawe uzanyomoze kandi nawe uri bunyomoze ni wumva atari byo. Ntabwo ari byo. Icya mbere uretse gatoya. Icya mbere iyi ndirimbo ya kera wayumvaga uri mu murima. Sibyo? Nabwo ukayumva ugize amahirwe yuko radio wenda yayikinnye. Simbizi wenda ni Radio Rwanda, wenda ni wenda ni nta n'amaradiyo menshi yabagaho. Sibyo? Indirimbo urayumvise uyu munsi korari yasohoraga indirimbo rimwe mu mwaka. Ikazisohora ari indirimbo 10 icyo twise album. Sibyo? Iyo ndirimbo zikaza kuko nta zindi bihanganye, nta kindi kibazo. Indirimbo ikaza igakina umwaka wose, igakina 2, igakina 3, igakina 4, igakina 5. Nta yindi ndirimbo iraza ngo yichallenge. Yego. Sibyo? Iyo ndirimbo yaragiye muri wowe nabivuzeho ku kiganiro nagiranye na Jafeti. Nawe muhiye challenge. Sinzi ukuntu wenda ikintu kigarutse ariko ndakubwiza ukuri uyu munsi hari w'indirimbo nziza cyane zinakoze neza. Ahubwo cyagihe indirimbo yarazaga ikidegembya mu kibuga. Burya ngo mu gihugu cy'impumyi ufite ijisho rimwe aba umwami. Sibyo se? Nicyo nshatse kukubwira ko mu by'ukuri uyu munsi wa none indirimbo ni nyinshi cyane ariko kera indirimbo yarazaga ikabisanga n'ingoyi ikakujya mu maraso uko yumvise umunsi yumva ejo wumva umwaka ntiwabura kuyikunda. Sinzi uko twaza kubikemura ariko muri comment turakura igisubizo. Sibyo Didier? Ngenda cyabahingero. Yego haje amakorari menshi kandi none uko iterambere ryagiye riza turi kubona ko amakorari y'abajene ari yagiye afite icyo twakwita guhanga udushya. Yego udushya. Reka tubyite innovation. Yego. Ari amakorari y'abajene niyo baririmbye indirimbo ya kera noneho wumva bwa bwiza bukomeye koko. Yego. Noneho izi ndirimbo za kera ntago mamanya nawe ari uko kubera ko arizo zari zonyine. Oya ahubwo abo bajene hari abagiye mu bihugu byo hanze. Urumva n'abajene bari updatinga bakareba ukuntu za heritage ziririmba, bakareba ukuntu za Geda vocal band ziririmba, bakareba ama group menshi yo hanze, amakora menshi yo hanze ukuntu nabo bakazana ibyo ngibyo, bakazana noneho wa muco bakazana izo njyana. Noneho abantu tukagira ngo nuko ari byo byiza cyangwa se iki, ariko nyine zira ndirimbo za kera kuriya zabaga zicuranze, kuriya nta bikabyo zirimo, kuriya ari indirimbo zituje, ari indirimbo zigenda, none ari indirimbo zifite na message iremereye. Kuko muri iyi minsi ntabwo mutugereranyirize namwe message ya kera na message y'ubu jemba numva bitandukanye. Rero abantu umva ariyo mpamvu abenshi uzajya no mu gitaramo
wumva iyo ushyizemo twa turirimbo twa kiriya gihe ayaya ariko reka wumva ari uturirimbo twongeye kugarura muzatuganiriza ndetse nifuza ko iki kiganiro twazakigarukamo bitewe n'amakomenti mwagiye muduha uko namwe mubibona cyangwa uko mubyumva nyuma ya komenti tuzagaruka ariko dusigaye dukeneye ikintu cy'interamatsiko mu bijyanye n'imiririmbire mu by'ukuri wowe iyo ubirebye koko ubyumva ese ubona ab'iki gihe babyihore basubire ku bya kera ntabwo twaba turi guhinduka nicyo uri kuvuga ariko icyo ndi kuvuga injyana ya kera tuyigarure giriya njyana ahubwo tuyigarure twayishyizemo utundi dushya udushya kandi ari two turi gushyiramo mu magitari ntabwo ngiye numva ko turiya dushya turansakuriza reka muvandimwe udukurikiye twibaze neza yuko wenda wowe nubyumva uzadusubiriza Brigitte na Didier muzamubwira uko bimeze ariko mu by'ukuri ngereranije uko iki gihe kimeze hariho challenge nyinshi mu by'ukuri Brigitte reka nkubwire ukuri ahubwo uyu munsi ikintu ndi kubona kiri kwangiza ibintu nanone kindi nubwo dushaka kuzakiganiraho mu yindi minsi ariko iyo urebye ukareba imiririmbire iriho uyu munsi Didier ari gusaza yego Brigitte ari gusaza ariko Didier yarabyaye n'abandi barabyaye ese iyo urebye ukareba iyi njyana dufite washatse kubikozaho imbarutso ariko ntiwarasa neza reka nkurasire uyu munsi Didier ari gusaza ijwi yari afite kera ntabwo ari afite uyu munsi yego hari aho ari kugenda agana ariko urareba umwana w'iki gihe uri kuvuka araza ahubwo aho kugira ngo azane challenge nk'uko wabivuze azane impinduka avuga ati iyi njyana data yaririmbaga cyangwa abarora modo bacu bari bafite reka nyikore ariko nshyiremo innovation sibyo ugasanga araje copy paste agiye muri ya makoro ba Didier baririmbye agiye muri ya makoro izindi kore zose zagiye ziririmba akaba ari yazamukiramo agakomeza kurimba byabi aho ntiwasanga aricyo gituma ibintu biri gusaza bimaze kurambirana mu mitwe y'abantu ntabwo byarambiranye kuko ejo bundi hari abantu twari turi kumwe turaganira ari kumwe aratuganiriza aradusetsa aratubwira ubundi muri iki gihe ibintu byaricayuye kuko abakurikiye abatwaramucyo abahirwa n'ibande aba bose bagiye baba bafite ibitaramo hariya hirya noneho hakaza n'abandi Clarion Bread of Christ abo ngabo nabo bakaba bafite ibitaramo Bayingo na za English Church buri sabato buri ngo abantu bose bafite abo bari bujye buri wese ako yisanga kuko kera twari tuzi yuko ubundi classique ari injyana y'abakatolike noneho tukamenya ko nizi twakwita ingande cyangwa se hari n'abandi baririmba injyana tutaramenya neza amazina yazo nabo tukumva ariyo njyana y'abadventiste umugabo yaririmba ukumva niba ataririmbye nk'urugero ntaririmbe nkandi hano mwami nka twiyarure basajya nekereza aririmbe nk'ababimbuzi tukumva ko izo arizo njyana z'iki ntabwo nzababyara byaravuye ariko niko navutse nanjye mbisanga akaba ari uko tubyibwira noneho rero ubu ngubu wa mugani ubwo biri kwicayura ariko se turebe ibyiza kuri twe ni ibihe ibitari butume duhunga ya culture yacu y'abadventiste ni ibihe ako numva nekereza ko ahubwo twakabaye duhunga kuko iyo ndebye jewe imiririmbire ntabwo ngo waririmbye ngo isi ya none siyo isi ya kera siyo y'ubu yego uko ibintu rero bihinduka n'iterambere riza n'imihindukire y'imiririmbire igomba guhinduka amakoro mashya kaza ubu turi kuganira nk'abaririmbyi yego ariko mwebwe mudukurikiye bakunda indirimbo abakunzi b'indirimbo harimo n'abaririmbyi ariko bakunda indirimbo ese koko mwebwe mubona ibyo turi kuvuga mwabishyigikira mugashyigikira ko tugarura indirimbo za kera tukavanamo gitari ahubwo njye numvaga uyu munsi noneho twakabaye turirimba hariho full live full live ntabwo full live nayanze full live reka dushimira amakora arayigerageza la promesse yarayikoze nziza yari injyana nziza y'abadiva reka nyite injyana y'abadiva reka noneho
gusa uko none nanjye mbisobanura aho bigeze sinsinzwe ariko ari ababwiriza butumwa yego barabikoze ariko mu kubikora yego namwe se mwumvaga ari kimwe nka bimwe navugaga byari byiza kuba byiza yego byari byiza cyane kuko wabonaga ko baba barepese ariko turebe watubwiye ko gitari zisakuza amagitari tuyavanemo tugabanye tugabanye amajwi yacu yumvikana ntabwo yumvikana bavandimwe muri iki kiganiro ndaza kubashakira indirimbo ntoya yaba yarakozwe na korali runaka iyo ariyo yose tuyishyiremo ariko namaze kumakinga sure ko harimo gitari harimo n'iki sibyo noneho twumve ese amajwi koko niyumvikana Brigitte ko numva amajwi rwose zire n'ubundi ndacyabigarukaho ahubwo reka tubaze abantu gutya kuko indirimbo n'ubundi bagiye muri studio bagomba kwiyaranja amajwi akajya hejuru ariko siyo turi mu bitaramo niko bigenda kuko turi mu bantu bajya mu bitaramo byinshi bigaragara ese niko bigenda ahubwo abantu mudukurikiye mutubwire ari ziriya ndirimbo za kiriya gihe ziriya ndirimbo ubwo twafashe guhera nko sezerano ry'umwami Yesu tuza ku bagenzi tuzamuke tugere no kuri kohari nyinshi cyane ziriho ubu ese ari ziriya ndirimbo za kera ntabwo turi buzite karanyuze kuko mu muco wacu cyangwa se mu by'Imana nta karahanyuze tugira ziriya ndirimbo zo hambere n'indirimbo z'ubu mwe mubyumva mute ubu uyu munsi tuvuze ku ndirimbo Didi yazadushakiye n'uburyo wenda tuganiriza no ku bindi hari imyambarire ese uko abadivantiste twitwaraga kiriya gihe wabonaga umuntu ukavuga ati ese n'uyu munsi niko tumeze niko tumeze uzana turebera no mu mirire no mu miririmbire turi kuvuga ku ndirimbo ariko ntabwo twinjiye mu miririmbire nyirizina ariko tubagejejeho uburyo twari kodinga ngakera n'uburyo uyu munsi turi kodinga mutegetswe kubimenya uburyo uyu munsi bigoye uyu munsi mbona recorded y'iki gihe iragoye reka mbanze mbemere yuko icyo Brigitte avuze ari cyo kandi tuzagikoraho ariko twabaganiriye ku bice nka bitatu bigize imiririmbire ndetse tuganira cyane ku ndirimbo za kera n'iz'ubu ariko nge ngahamya neza ko nubwo dushoje mbona Brigitte yanze kwemera mwebwe muzamunyemeza ni muri comment bari butubwire ariko nemera neza yuko uyu munsi uko duhagaze biratugoye cyane ubuzima bugoye amakorari bene data ukurikiye ukunda indirimbo ukunda amakorari ukunda ibihangano bakora ndagusabye umuririmbyi n'ujya ubona korari yasohoye igihangano ujye umbabara ugikurikire wishimye ujye usesenguramo cyane ukirebe rimwe ukirebe kabiri ukirebe gatatu noneho ubone gutanga comment kuko uzaba noneho uzi neza ikintu ugiye gutangira comment ni iki ni naho uzasanga wenda harimo agakoso tuvuga atari ku indirimbo nyumvise gatatu kose ariko amajwi yasumbye nako umuziki wasumbye amajwi ntabwo mu ndirimbo ntabwo ubibona neza tureba abantu tujya mu bitaramo yego ubundi ni mu bitaramo turebera ibyo niho imiziki isakuriza nuzko ari abantu se bajya muri studio ntibakoresha abaririmbyi babo ahubwo bagatira andi majwi ku ruhande nabyo biriho ni iterambere naryo kuko mbere twaga tuzi ko niba uri yaririmba mu bakurikiye ntuzamubona mu yindi korali ntuzamubona mu batwara mucyo mbese ni umukurikiye noneho ikintu cyiza cyabaga kiriho nabaga nzi ngo aba no muri ya famille burya nabakurikiye abo muri ya famille nabatwara mucyo abo muri ya famille ako kantu se uzanye none se icyo kintu cyo rero ariko ntabwo cyari cyiza icyo kintu kameme ubwo byari nka ntabyita oya ahubwo buri wese ntabwo kwari ukwikunda buri wese bagafite aho aherereye nk'uko nyine iyo tugiye ku rusengero banzi ngo ndajya muri iki gihande oya no yego iyo comment iyo topic izaza ubutaha icyo cyo kiraka ahubwo icyo sinanacyemera nimba ari n'abantu babikoraga mwebwe mu ni mubizi se ko Didi ntabwo uzi ko hari abamambre tuzi ngo bariya ni abamambre biyikorari ntabwo bikibaho uyu munsi ni ukuvuga ngo umumambure abari byarahindutse sinabimenye umumambure uyu munsi ukuntu bihagaze umumambure abari wa korari abakurikiye Yesu ukamubona mu babimbuzi ukabona mu bagenzi none se ku buryo badatera inkunga umurimo w'Imana kumva yawutera korari runaka gusa uwo ngo ndahamya yuko umwuka w'Imana rwose ukwiriye kumusanga
mureke Didier tumwihorere iyi topic azayitegura ubutaha sibyo uyu munsi ntago twayisoza ahubwo twebwe icyo twarebyeho muza twabuze hagati yanjye na Didier umwanzuro mwe muze kuduha umwanzuro isi ya kera ni y'ubu ni kimwe ibyiza byari ibihe ese niba yego n'ibyo byiza birahari ese muri ibyo byiza hakongerwamo iki ese havanwamo iki kuko turashaka kongera kubaka umuziki ufite ireme uzamara igihe ku isoko yego kandi wa muziki uhembura imitima kuko nubwo tuba turi kuvuga ibi turababwiriza butumwa yego ariko uburyo twe tubwirizamo ubutumwa ni mu ndirimbo rero kugira ngo n'ubundi intego y'ivugabutumwa ni ukugira ngo benshi imitima yabo igaruke kuri Kristo bakira umwami Yesu nk'umukiza ahubwo mwe mutubwire byagenda bite izindi topic koko wowe udukurikiye wabashije gusoza kino kiganiro uratanga ikihe gitekerezo kuri ibi ni iki cyaba cyiza ni icyo ubona kitagenda neza ku ndirimbo z'uyu munsi ni icyo ubona cyagendaga neza ku ndirimbo za kera kugira ngo uyu munsi noneho ibyo bitekerezo tubihurize hamwe dutangire tubikore we korari udukurikiye nawe uzakurikira iki kiganiro uzatubwira challenge tubwire uti ariko ngiye mbona wa mugani nkurikije uko dukora twebwe turavunika cyane nkurikije uko dukora impamvu ibitera niyi kugira ngo ibintu bibe bitakifata umwanya mu mitima y'abantu ngo bitindemo uvuze icyo gukora reka nshishikariza abakurikiye Dedicate nyaboneka niwumva ahantu hari igitaramo cya korari waba uyizi waba utayizi ariko iyo korari yakoze igitaramo ikabona abantu bayishyigikiye ni izindi mbaraga ubu bahaye iyo korari ishyize igihangano hanze ubu dusigaye dukoresha YouTube ntabwo bikigoye niba waguze amayinite n'ubundi ayo uri bukoreshe subscribe ntari bugabanyuke ni yandi waguze ugakora subscribe ukabaha like ugashare icyo gihangano cyawe nukuri ubugize neza cyane ubuteye inkunga korari mu buryo bukomeye kuko abaririmbyi imbaraga zanyu barazikeneye kuri yabangana ntabwo babyishoboza ariko turi kumwe byose birashoboka amen Brigitte reka ngushimire murakoze cyane Imana iguhe umugisha cyane kuba twaganira iki kiganiro ni ikiganiro rwose tumaze mu mwanya kandi reka tugushimire nawe ubashije gukurikira iki kiganiro Uwiteka akomeze kubana nawe navuga ngo nimukurikire TV ya Brigitte Extra My TV muzajyeho mukore subscribe like na comment ndetse mujye mubagezaho ibitekerezo n'ibyifuzo mubifuzaho kugira ngo bamenye icyerekezo bazerekeramo kandi ntago nabura kubabwira ngo no kwa Didier Karasira aka Dedicate TV nanjye ni munsange ndetse dukomeze tuzamura umurimo w'Imana turebe niki kireme twakora niki gikenewe kugira ngo ivugabutumwa rikomeze kugira ubudasa rikomeze kuba ryiza nk'uko ryahozeho kera Imana ikomeze kubana namwe turabakunda kandi twifuza ko dukomeza kubana muri byose amen.